Bamwe mu bahanga mu iyobokamana bavuze ko urupfu ari urugi rwerekeza mu buzima buhoraho, kuko urwo rugi rukinguwe byose biba birangiye hagatangira ubuzima bushya. Uzaramba Karasira Aimable nawe tariki ya 6 Gicurasi yatangiye ubuzima bushya. Iyi yabaye inkuru y'agahinda ubwo haburaga iminota mike ngo yakirwe n'inshuti n'abavandimwe ndetse n'umuryango. Byari nyuma y'imyaka 5 yari ishize ari mu igororero. Karasira Aimable yari yaravutse mu mwaka wa 1977, yatabarutse afite imyaka 49. Aimable yapfuye nta mugore ndetse nta n'abana. Yari imfura mu muryango w'abana 4. Ababyeyi be nk'uko yabivuze batabarutse muri jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Aimable yabaye umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda ndetse yabaye n'umuhanzi ahagana mu 2010 ubwo yiyitaga Professor Niga, yaririmbaga injyana hip hop. Karasira Aimable agiye gushyingurwa kuri tariki ya 14 ukwezi kwa 5 cyangwa Gicurasi 2026 mu irimbi rya Rusororo. Ni nyuma yo kwitaba Imana azize kunywa imiti myinshi kuko yari asanzwe afite uburwayi bw'agahinda gakabije, depression. Ubwo yafataga ngo iyo miti myinshi yari amaze gusezererwa asoje igihano cye. Ni mu gihe benshi bari bategereje inkuru nziza, ariko mu matwi yabo bakira inkuru mbi ko Karasira Aimable yitabye Imana. Muri Nzeri 2025 Karasira yari yakatiwe gufungwa imyaka 5 ndetse n'ihazabu $500,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Byari nyuma yo guhamwa n'icyaha kimwe mu byo yaregwaga. Karasira yashinjwaga ibyaha birimo guhakana jenoside, guhishingiro jenoside, gukurura amacakubiri no gutangaza amakuru y'ibihuha. Ubushinjacyaha bwahamyaga ko byakorewe ku muyoboro wa YouTube mu bihe bitandukanye. Yashinjwaga kandi icyaha cy'iyezandonke no kudasobanura inkomoko y'umutungo we urimo amafaranga yafatanywe ndetse n'amafaranga ari kuri konti ze zitandukanye nka banke ndetse na mobile money. Kuri ubu ari gusezerwaho mu Biryogo kuri Saint Etienne, nyuma araza gushyingurwa mu irimbi rya Rusororo.